Yesu nashimwe bene data nongeye kubasuhuza. Reka tuganire akantu gatoya kamwe muri uno mwanya. Mbere yuko tuganira reka tubanze dusenga Imana. Turagushimiye nyakubahwa Imana, tugushimiye ko duhaye umwanya nk'uyu nguyu aho kugira ngo tuganire ijambo ryawe. Nyemerera ubane natwe utugirire neza. Imbaraga zawe zibane natwe muri uyu mwanya, tugirire neza ntaba ari twebwe, ahubwo izina ryawe ryo guhabwa icyubahiro. Urakoze, ndagushimiye ko ubyumvishe. Bana n'umuntu uwo ari we wese ugiye kudutega amatwi. Uwiteka Nyiringabo, kandi ijambo ryawe ribe iryo kudufasha kunguka. Uwiteka Nyiringabo, ubwenge. Urakoze, mu izina rya Yesu mbisabye nizeye, urakoze, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana, ni ibice 14. Turagarukira ku murongo wa 12. Reka dusome mu izina rya Yesu. Titire y'amagambo iravuga ngo Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Murongo wa mbere avuga ngo nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data harimo amazu menshi, yaba adahari mbabwiye, kuko ngiye kubategurira hanyu, kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo, kandi aho njya inzira murayizi. Toma aramubwira ati, Databuja, ntituzi aho ujya, inzira twayibwirwa n'iki? Yesu aramubwira ati, ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Yaba mwaramenye muba mwaramenye na Data. Uhereye none muramuzi kandi mwamurebye. Filipo aramubwira ati, Databuja, twereke Data wa twese biraba bihagije. Yesu aramusubiza ati, nabanye namwe iminsi ingana ityo, kandi ntiwari wamenya Filipo? Umbonye ababonye Data. Ni iki gituma avuga uti twereke Data wa twese? Ntiwizeye yuko ndi muri Data na Data akaba ari muri njye? Amagambo mbabwira sinyavuga ku bwanjye, ahubwo Data uguma muri njye niwe ukora imirimo ye. Nimunyizere, mwemere ko ndi muri Data na Data akaba muri njye. Ariko rero nimutizezwa n'ibyo mvuga, munyizezwe n'imirimo nkora ubwayo. Ni ukuri ndababwira yuko unyizera imirimo nkora nawe azayikora, ndetse azakora n'iyiruta, kuko njya kwa Data. Kandi icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagikorera, kugira ngo Data yubahirizwe mu Mwana we. Nimugire icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikora. Yesu aduhane umugisha. Ijambo ry'Imana numva nashaka ko tuganiraho muri uyu mwanya, ni ijambo rifite intego ivuga ngo kumenya Imana niwo musingi w'ibyiringiro byacu. Imana yacu itugirire neza. Mu by'ukuri twigishijwe kenshi ijambo ry'Imana, twize byinshi, ariko hari impamvu nyinshi zituma abantu benshi babivamo, cyangwa se ugasanga bacitse intege. Ariko mwene data, umusingi cyangwa se urufatiro dufite ni Kristo. Inzira yonyine dufite kunyuramo, inzira Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa Data atamujyanye. Nagira ngo rero bene data, muri uru rugendo nkubwire ngo kumenya Imana niwo musingi w'ibintu byose, wo musingi wo kwizera. Kumenya Imana, iyo wabashije kumenya Imana nibwo ubasha no kuyizera, ni nabwo ubasha kuyikurikira, kuko nyine uba wayisobanukiwe, wamenye ko Imana ari Data. Imana yacu itugirire neza. Hari isengesho Yesu yabwiye abigishwa be, arababwira ati, nimusenga mujye musenga mutya muti Data wa twese uri mu gihugu cyo mu ijuru, ubwami bwawe buze.
icyo ushaka kibeho munsi nk'uko kibaho mu ijuru. Ni ukuvuga ngo ibyo yababwiraga bavuga ati data wa twese, ni ukuvuga ngo ni ugusenga usaba ko ari data, nyine ni papa wacu wa twese, nyine ni papa wacu. Ugomba kubana n'Imana nka so, kabana nk'Imana nka papa wawe, nyine nk'uko umubyeyi iyo ari kumwe n'umwana we, iyo umwana we akosheje aramuhana, akamuhana ibihano. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo abo nkunda ngira gute, ndabacyaha ngo nkabahana ibihano. Ibyo rero ibyo nibyo ukwiye kugenderamo, ukwiye kugendera mu nzira yo kuvuga uti njyewe Imana ndayizi ni data. Imana ukajya wumva ijwi ryayo iguhana, ikubwira iti ibi ngibi sibyo, ibi ngibi sibyo, ukabana n'Imana nka data. Ibyakozwe n'intumwa ibice 9 nibyo bitwereka uburyo ki Sawuli Yesu yamwiyeretse ari mu nzira y'I Damasiko. Byagenze bite? Reka dusome twumve uko hatubwira. Ibice 9 umurongo wa mbere avuga ngo ariko Sawuli akomeza gukangisha abigishwa b'umwami ko bicwa, ajya ku mutambyi mukuru amusaba inzandiko zo guha ab'isinagogi y'i Damasiko, kugira ngo nabo nabona abantu b'inzira ya Yesu, abagabo cyangwa abagore, ababohe abajyane i Yerusalemu. Akigenda yenda gusohora i Damasiko, umucyo uramutungura uvuye mu ijuru uramugota, agwa hasi yumva ijwi rimubaza riti Sawuli, Sawuli, ndenganyiriza iki? Aramubaza ati urinde mwami? Nawe ati ndi Yesu urenganya, ariko haguruka ujye mu mudugudu uzabwirwa ibyo ukwiriye gukora. Abagabo bajyanye nawe bahagarara badakoma, kuko bumvise iryo jwi batagize umuntu babona. Sawuli arabyuka, arambuye amaso ntiyagira icyo areba, baramurandata bamujyana i Damasiko. Amarayo 3 atareba, atarya kandi atanywa. Imana yacu itugirire neza. Urumva Sawuli yagize kubonekerwa, yagize guhishurirwa Imana. Yesu yaramwiyeretse arimo ajya mu nzira yo kujya kurenganya ubwoko bw'Imana. Hari abantu benshi bibwira ko bakorera Imana, ndetse bagira umwanya wo guhangana, bagira umwanya w'inyigisho zo guhanganisha abantu, zo kuyobya abantu, nyamara bazi ngo barimo barakorera Imana. Bagafata Bibiliya bakayicukumbura, bagashakamo ibintu byo gupfobya cyangwa se byo guhakana, mbega bashaka ingingo zabarengera. Bagasoma Bibiliya atari kugira ngo bamenye Imana, basobanukirwe Imana, ahubwo ari yo kugira ngo zibajyane mu mpaka no kugira ngo zibakururire wenda imyizerere yabo, atari Imana bashaka mu by'ukuri. Sawuli rero nawe yari ameze nk'aba bantu. Sawuli niwe waje guhindurirwa izina, yitwa Pawulo. Yari ari mu nzira rero nawe ajya kurenganya ubwoko bw'Imana. Yumvaga arimo akorera Imana muri we, ariko atazi ko arimo arenganya Yesu, arimo arenganya ubwoko bw'Imana. Ariko Yesu arangije aramutungura, arangije ngo abona umucyo umutunguye, ngo arangije yumva ijwi rimubwira ati Sawuli, Sawuli, ndenganyiriza iki? Ariko nawe ahita agira ihishurirwa, ahita baturinde mwami uwo ndenganya. Mu by'ukuri kuvuga ngo mwami, yumvishe iryo jwi atari ijwi risanzwe ry'umuntu usanzwe, abatuye umuntu ni umwami uko byagenda kose. Rero mwene data, ndagusabira kugira ngo ugire ihishurirwa, Imana ikwihishurire, usabe guhishurirwa Imana. Ntago kujya mu mpaka kuvuga ngo ibi ntibyemewe, ngo ibi biremewe, izo mpaka ngo ibi ni icyaha, ngo iki si icyaha. Izo mpaka n'ahantu zatugeza, n'ahantu zakugeza mwene data. Igikwiriye no kukwiye gusobanukirwa Imana, Imana ikakwihishurira, ukabana n'Imana. Imana ni data wa twese, Imana ni umubyeyi, Imana iradukunda. Abantu bakwigishije bagutera
bagutera ubwoba, bakwigisha imana ngo iteye ubwoba, ngo imana yica, ngo imana, mbega abantu baguteye ubwoba. Ariko ndagira nkubwire ngo imana ni data, imana iradukunda. Akuzi ko imana yemeye gutanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo adupfire, kugira ngo aze apfe urupfu rubi ku bwacu. Imana iradukunda kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana rero iradukunda. Yesu yemeye gusiga ubwiza yari afite mu ijuru, yemera kuza mu isi kubera twebwe. Imana iradukunda rero, ntago yakureka, ntago yaguhana. Icyo ngusabe no kugira ngo ubashe kunyura mu nzira nziza, ubashe kwizera Kristo, ubashe kwizera Kristo, mwizere nk'umwami, mwizere nk'umukiza w'ubugingo bwawe. Ibyo ngibyo bizagufasha kugira ngo ubashe kugera mu bwami bwo mu ijuru. Niho twese dusiganirwa. Ariko mwene data, ntuyobe inzira. Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa data atamujyanye. Birashoboka ko rwose waba usenga ahantu, ukaba usengera ahantu Imana iri, Imana ikaba iri aho hantu, ariko Imana ukaba utayizi, ukaba utayibona. Ukaba ujya mu butayu ngo ugiye ku musozi gusenga, aho hantu rwose ugiye Imana irahari, ariko nyine ntuyibona. Uko wagiye niko utaha. Ujya mu cyumba ugasenga, ugasengana n'abantu, kumva abantu barimo baravuga Imana, ukumva umuntu arakubwira ati nabonye Imana, ariko wowe ugatahira amaramasa. Ibibazo wazanye bikaba ari byo rwose ucyura. Ndetse wabonye abantu bakira indwara, Imana bagatanga ubuhamya bati Imana yankijije, ibyo ukabibona, ariko uracyafite gushidikanya ku Mana, ntabwo urasobanukirwa Imana. Nyamara ugenda ubona imirimo y'Imana, ugenda uyibona ko bwije nuko bukeye. Wenda baranagusengeye urakira, indwara wari urwaye irakira, uravuga uti koko Imana iriho, Imana irakiza, ariko uracyafite gushidikanya, ntabwo Imana urayibona. Ariko Uwiteka yakwiyereka. Nicyo kintu ngusabiye muri uno mwanya, kugira ngo Uwiteka akwiyereke, ubashe kubona Imana itugirire neza. Imana yacu idufashe, Imana yacu igufashe, ubashe kubona Imana, ubashe kumenya Imana ibashe kukwihishurira, ubashe kuyisobanukirwa, uve mu rujijo. Kuko Pawulo yandikiye Timoteyo mu bice 4, aramubwira ati ndagutongera mu maso y'Imana ngo uhuguhure uteshe, mbega kuko ngo hari igihe kigiye kuza ngo abantu ngo ntago bazaba bagishaka inyigisho z'ukuri, ahubwo bazishakira abigisha ngo bajyanye n'irari ryabo. Mbega amatwi yabo azaba ngo abarya, ngo badashaka kumva inyigisho z'ukuri, ahubwo bishakira abantu babigisha ibijyanye n'iby'irari ryabo. Tugeze mu gihe kigoye, abantu badashaka kwigisha abantu kureka ibyaha, ahubwo babigisha ibijyanye n'iby'irari ryabo. Babwira bati mwinywere nta kibazo, kunywa inzoga nta kibazo, rwose gusambana nta kibazo, Yesu yarabikemuye ku musaraba. Abantu n'ibyo bashaka kwiyumvira. Ariko mwene data, ndagira ngo nkubwire ngo kuva mu byaha niko kujijuka. Imigani 28:28 niho hatubwira ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Mwene data, nagira ngo nkushishikarize kumenya Imana, umenye Imana, umenye ko Imana ari so. Imana ni so, Imana ni data wa twese, Imana iradukunda, ni umubyeyi wacu, yaratubyaye. Yesu yigeze abwira umuntu, aramubwira ati ngo nutabyarwa n'amazi, nutabyarwa ubwa kabiri, ngo ntabwo uzabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Nkaramubwira ati ariko ese nzasubira mu nda ya mama nongere mvuke? Aramubwira ati nutabyarwa n'amazi n'umuriro ntabwo uzaraga ubwami bwo mu ijuru. Rero mwene data, ndagushishikariza ko Imana yaratubyaye ku bwa Kristo Yesu, twongeye kuvuka bundi bushya, ubu turi ibyaremwe bishya. Tugirire neza, ukwiye kumenya Imana, ugasobanukirwa Imana yacu itugirire neza. Ndabashimiye rero ko muduteze amatwi, mubanye natwe muri uno mwanya. Icyo nkwifuriza ni ukugira ngo ubashe kumenya Imana, kandi nusenga ujye usenga uvuga uti Imana nyihishurira, ujye uvuga uti ubwami bwawe nibuze, ubwami bw'ijuru buze muri wowe, ubane n'Imana. Reka dusenge. Ibiganiro byacu nakagaruka, tuzadukomeza tuganira, dukomeza twunguka ubwenge, kandi kumenya Imana nibwo bwenge. Kuva mu byaha niko kujijuka. Ndagushimiye nyakubahwa Imana kubwo duhaye umwanya nk'uyu,
izina ryo nirihabwa icyubahiro. Ni ibyishimo Uwiteka Nyiringabo kuba tubonye umwanya nk'uyu, nyemerera ukomeze kuduhaza uburame kugira ngo tujye dukomeza Uwiteka Nyiringabo kugubwa neza. Kandi nukuri ndakwinjiza kugira ngo umuntu wari wese umwihishurire. Hari uburyo bwinshi ujye wihishuriramo umuntu wamusanga mu nzozi ukamwihishurira, umuntu yaba ari mu nzira ukamwihishurira nk'uko Uwiteka Nyiringabo wihishuriye Sawuli akakumenya. Uwiteka Nyiringabo mbega Uwiteka umuntu ni inzira nyinshi wakwishuriramo umuntu. Ndakwinjiza kugira ngo umuntu wari wese umusange mugirire neza, ugushaka kubone abantu bave mu rungabangabo, abantu bave mu gushidikanya babashe kumenya Imana. Urakoze rero, ngushimiye kubyumvishe kandi urufashe umuntu wari wese ugusanga. Urakoze, ni mu izina rya Yesu musabye nizeye, urakoze, amen. Ndabashimiye, twibuke gukanda subscribe. Amahoro y'Imana abane namwe, murakoze cyane.